bareba abakunzi ba Karima barabibona abakunzi ba Karima murabibonaho nuko barobesha nukuvuga ngo iyo bigeze kuri wa munota wa nyuma uburi ntashuba ushobora kumuhereza n'ibyo utabasha kubona biterwa n'iki ku mukobwa atanya ariko se abantu bose bakurongoye umuntu kurongoye wese akubwira ngo urore yego bakunzi ba Karima TV bakunzi ba Futurezinet 7 noneho musanzwe mutubona uyu ni wa mukobwa tubazaniye wa wundi umwe twakosheje mu kwezi kwashize atubwira ko ari umubyinnyi uyu munsi twaje tuzi ko atubwira ati noneho no gusunda ndasunda iyi ni Karima TV yamusuye nanone nubugira gatatu umukobwa witi akira mikoro nyine kujya tuvuge turi gukoresha nenge ngira ngo umukobwa duherukana utubwira ko uri umubyinnyi ariko ni ngombwa ko twinjiramo mu kuganira wamaje kongera kwibwira abakunzi ba Karima TV ndetse na Futurezinet 7 okay njewe banyita Tina cyangwa se uvuge Keke gushira korohera Tina cyangwa Keke ngira ngo turabyibuka neza ni Keke niryo zina ryo mubyinnyi Keke tugarutse bwa gatatu niho bari bafite amatsiko bakunzi ba Karima TV ba Karima Films Rwanda ndetse na Futurezinet 7 Keke ari umuntu nyuma twaje kumva ko ngo uzi gukora imibonano mpuzabitsina ngo ndetse ku buryo wanayigisha nibyo wanabyigisha yego ça dépend ça dépend n'umuntu yaterwa n'umuntu ari we Keke reka twinjiremo mu kiganiro twumve kugendanye no kuba umugabo yaryohereza umugore cyangwa se umugore yaryohereza umugabo Keke kugira ngo uryohereze umugabo ni gute ubikora gute nk'urugero nkinjira mu rugo ngende nk'umugabo wawe njyewe munyamakuru wa Karima Films ndetse na Futurezinet 7 ninje ndi mu rugo ninje mu rugo ndi nk'umugabo wawe wabikora gute uri umugabo wanjye kamwe mu bintu byumvikana ugomba mugerejwe nkaguhereza care nkagusuhuza wiri gute umize ute mugabo mwiza nkakuzanira inkweto ugahindura inkweto kwanza wambaye nkagushira amazi muri douche ugakora douche ubundi nkakwakira cyane kibizo wamase cyagiye unyakiri ubwo subwo nagusuhuza gutyo gusa n'umukono hari ibintu bitandukanye washyira ku itama cyangwa washyira ku munwa nyine bashobora tumona umugabo wawe kameme uhita ushyiramo na Karimitire uhita ubikora nta kintu biba bitwaye byose biba byemewe none nk'uko nyine avuye mu kazi ukamushyira muri dushe amazi n'iki akava muri dushe ukora iki nyuma yaho ugomba kumukorera ka massage kugira ngo yumve aruhutse abagabo urabizi baba bagiye mu mirimo bananiwe bakoze akazi kavunanye hariya hanze bari kudushakira ubuzima bagiye gushaka ubuzima bw'urugo nimba rero uba wasigaye mu rugo uri umudamu wowe mudamu ugomba guhakea umugabo wawe kamwe nimba aje kugana ibintu byumvikana ukamaka massage ukamugura amagufa gahunda mbese no hepfo kuri bya bice by'ibanga ukagenda uhegera ku buryo ashobora no guhita ashobora guhitagira gute kuryo umwinjiza muri mode kumwinjiza muri mode neza nuko nguko kwa massage cyangwa ubundi buryo bukora mara stress ntabwo umugabo wabereyeho kugira ngo yinjire mu rugo azahita yakirizwa na stress wari uri he biki n'ibiki umugabo ugomba kumutwara gake gake kuko nibyo abagabo bakunda ntabwo bakunda abagore ngo baza bababwira ngo babatumbukira sinzi aho ngaho utashaka kubaka sinzi
nuvuga ngo ukamukira muri mudu umwakiriye kwa bwa buryo nta bundi buryo ugomba kuba wambaye ushobora gutuma bumukurura. Okay, ubundi imbere na mbere gusa neza k'umugore nicyo kintu kibanze ngiremo cyo kibanze. Umugabo wawe uzi isaha atahira aba agomba gusanga nyine witeguye usa neza ukamwakira ufite fresheri ntabwo wajya kumwakira n'imbyiro n'ukuntu wiriwe mu kiko n'iri guteka oya ibyo bintu ntabwo bikwiye. Ubu ufite fresheri ariko hari n'ukuntu ngo bajya bambara udukanzu dukurura abagabo ukambara utuntu tubonerana ukambara agasume mu mabere nibyo ni gute? Tubwira uburyo ushobora kumukurura neza ku buryo yumva rwose wayicaraho. ni ukuvuga ngo biterwa n'icyo akunda ubukizi nk'umudamu we byanga bikunda ubuzi icyo wakora kugira ngo umugabo wawe abone ko byibuze wamwiteguye. Ntabwo uko imyenda uri gutekana ibitenge iki uza muri salo uze uhita ufata nk'ufata iki oya ugomba kubitwara gake agasanga umeze neza wamwiteguye umeze neza ufite fresheri ukamwakira. None muri cyagiye ufite fresheri ndetse umwitegura umwakira wowe uburi muri mudu yuko ushobora kwituyicaraho nyine bikamera neza wowe bamaze kumwitegura cyane ku buryo kuri ya gahunda akora ibya bice by'ibanga bimeze bite kuri wowe nkawe ubundi umudamu mu rugo urayiteguye uhora witeguye ku myanya y'ibanga ku buryo umeze bite? uhora witeguye umeze neza ku buryo nta kintu umugabo wawe ashaka gushaka ngo azakigure kame mu bintu ku buryo yaza agasanga hari ibyo avuga ngo uba wamwiteguye ugasanga horoshye hameze neza nibyo cyane ugasanga hameze utadedera gute hameze ngo nk'igishanga niko njye numvavuga nibyo. Ubu ni ukuvuga ngo niko wabitegura cyane ko babitegura abagore niko ngo biba bigomba kugenda. Reka twinjire no mu mabanga nyirizina yo kurongorana neza cyangwa se gukora sex cyangwa se gukora imibonano mpuzabitsina sibyo ku muntu ku bantu badahuje ibitsina nyine mvugo n'umuhungu n'umukobwa nkawe iyo ubikora ute? Nkawe iyo ubikora ubikurute n'ukunda ntabwo ari ibintu bihita biza ngo bite bibapafu gutyo kuri wowe ubitegura ugomba kubanza kwitegura feelings bisobanura yes feelings komeza kuko mukoranaho n'iki ku buryo nyine ajya kuza gutangira gushaka kubikora umeze neza witeguye woroshye. Ntabwo ari ibintu byo kuza ngo ahita avuga ngo urabona azagufatirana mugomba kwiga kwanza kwitegura nibyo kugira ngo ibyo mugiye gukora bize kuba biryoshye binameze neza. None nibyo biraza kuba biryoshye kandi bimeze neza iyo atangiye kuri wowe ya gahunda kushyiramo cyangwa se wumva ushaka kugeramo uba wumva bimeze bite wa cyane ikiganiro kiryoshye kandi bakunzi ba Kalima TV cyangwa Kalima Films Rwanda ndetse na Futures Net 7 ibi ni ibintu byo muri rusange n'uburyo bwo kwiga uburyo ushobora gukora imibonano mpuzabitsina kandi bitagoye kandi utameze nka ryatungo ukarongora umuntu neza ukora imibonano mpuzabitsina iryoshye kandi iteguye. Ese kubitegura no kuhe kurikirana kuri kamera za Kalima TV Futures Net 7 niko keke ni gute bitangira uko musomana mukoranaho byanze bikunze nk'abantu badahuje imibiri impinduka zirahinduka mu mubiri wanyu. Ntabwo ari ibintu byo kuza ntabwo ari ihene cyangwa se inka cyangwa itungo nguze wurira nguze ngo uhita wurira ibintu muba mugomba kwitondera mukabitwaza gake gahoro
ni ukubitwaza gahoro gahoro. cya gihe ukunda umugabo uhita yamaze guteta gutya kumva hamaze koroha cyangwa se witeguye, ukunda uhita wicomeka cyangwa ukunda uwinjizamo gake agashyiramo gake agarura inyuma, cyangwa uba wumva wowe ushaka ko bigenda gute, wowe nkawe uri mu mibonano uba wumva wabikora ute? Ibintu byose ubundi iyo bigenda gahoro byanze bikunze biba bimeze neza, kubera yuko nta mpamvu zo kuza wirukanka. uba wumva biryoshye, uba wumva bifite isukari. None biriya bintu by'imibonano mpuzabitsina, kurongorana mbese iriya gahunda ibera mu buriri, wowe uba wumva wagereranya n'ibiki biryoha? Nta na kimwe kibaho. Ni nayo mpamvu Karima TV ndetse na Futures bagusuye, baje kugira ngo wigishe abantu uburyo biriya bintu biryoha, nubwo wafite amafaranga utabasha gutera akaru cyangwa kurongorana cyangwa gukora imibonano mpuzabitsina ngo bikore ku rwego rw'uko uwo mubana cyangwa ugiye kwikora yishima, nawe ngo wishime, nta kintu byose byabimaze. Ni ngombwa ko ubikora ndetse n'amafaranga akaba ahari ndetse n'urwo rukundo rukaba ruhari. Siko byumva wowe cyane. None iyo abitwaye gahoro uba wumva ari ibintu biryohereye nyine ko bakunda bifite isuku, biryohera umutwe kwanza ku buryo sinzi ukuntu nabivuga, ni ibintu utabasha kuvuga ndetse ni ibintu biryohera. Njye mbifata nk'ibintu biryohera. Wowe bifata gute? Ubifata gutyo nyine ko biryoha kurusha ibindi. None umukobwa keke nguroroshye pe, birenze ku buryo ngo umugabo kugezaho ngo ntabwo ngo yananirwa kongera kwifuza nk'izindi inshuro nyinshi, ngo kurongoye ngo ugira ngo ni kwa kundi umuntu ushaka kumugaburira ibiryo biryoshye ngo kandi ngo atazobishyizemo umunyu ngo akazajya yigarura akaba ari gushaka cyane. Nibyo koko? Yego. Keke, none akimara kubikora gahoro, nyuma yaho tuba twumvishe turkumva mu buryohe, kugira ngo ugere kuri ya ndunduro ya gahunda yawe ya nyuma, cyangwa se uburyo bwo kurangiza cyangwa uburyo bwo gusoza igikorwa, uba wumva meze gute? byanga bikunda mwese muba mwaryohewe, mwabaye nk'imbata ya bya bintu muri gukora. Nta muntu n'umwe uba hariya aba yashobora kuvuga ngo reka pe mpagarikiye oya, kubera ko mwiteguye, ntabanje kwanza iyo bwateguranye umwe yica undi mu mutwe, ntago ni ibintu biba bitoroshye cyane. Hariya mugeze ahantu bikomeye kandi umwana arira mama we niyumve. Ese ry'ukuri ni ukuri kose ngamonye mbere namwe bya bintu biraryoha. Ahandi umubyeyi atumva n'umwana ko ari kurira, ahandi umubyeyi akwita umwana ngo genda kugira ngo yumve ya gahunda, ku kintu cyinjira ibintu byinjira mu bindi. ngo hari uburyo ngo umugore ajya yumvira umugabo ngo ko amurimo mu mubiri, ngo babisobanuye ngo diki irimo imbere, iri mu mubiri w'umugore, ngo nibwo bari kumwumva neza, ngo nkumva neza ngo iyo ndi imbere. Wowe nawe ni kubyumva wumva neza umuntu iyo arimo imbere nyine kwa kuri ku izina ry'ukuri ni kubyumva. Ni ukuvuga ngo iyo bigeze kuri wa munota wa nyuma uba uri ntashuba, ushobora kumuhereza n'ibyo utabasha kubona. Hariya rero aho ngaho biba bitoroshye mbabarira. Ariko nk'iyo ku mugabo wenda hari uburyo ushobora kutwereka nk'akantu gatoya, nk'umugabo wenda arangije imbere yawe, ushobora kumukorera ubuhe buryo kugira ngo agufashe nawe urangize? Sinzi. Yegereza imikoro neza. Sinzi, biterwa n'impamvu wenda cyangwa se n'uburyo umuzimo. Ntabwo abagabo bose ari kimwe. Ese tuvuge ko abagabo bose ni kimwe?
n'urugero wenda ntanze nanjye urunguranye n'umuntu yakurungura akarangiza mbere yawe kandi nawe wumva gushaka kurangiza wakora iki? ugomba gutangira zero. Ugomba gutangira zero. Ntago ugahita wisubiza inyuma cyangwa hari iyindi tekinike wakoresha ugafata tekinike nyine ukoresha nyine n'izihe ugafata iki n'iki ugafata iki n'iki biterwa na kote febrile nyine birashoboka ko ushobora kurangiza hari abarangiza bagahita ubona nyine dike yiraguye icyo gihe ukora iki? ushobora gufata dike ye yego kugeza gute cyangwa udatangira ibintu bishyashya? Biragoye kubivuga ariko ariko twasimbuke nubwo umuntu aba hari ahantu abageze ku ndunduro kugira ngo arangize ndumva ahantu twahatinda ibyo bintu abakunzi ba Karima Films Rwanda ndetse na Futures Unit 7 babuhora batugati nyabuneka mujye mutuzanira abantu bavuga ibintu mu kinyarwanda neza kandi bakora imibonano kumva ibintu biranurira. Uyu ugeze ku ndunduro ya nyuma uba wumva wafata umugabo ukamwegereza cyane wumva wabikora gute? uba mubwira kinjizamo inda abantu bumva wabikora gute? cyangwa abantu ntago bate kimwe abantu baratandukanye ntago ngewe ndibo nta nubwo nabo wowe nta nubwo naburiya nta nubwo baba na runaka wowe ni wimbaza we byenda bite wumva ushaka kugira ngo bamenye ibyagiye nibanga nkabyumvishe komantere yasanga kugira ngo zabaye nimero no mukora imiti none turasa naho tugiye kugera ku musozo kuko ubutaha wowe uzajya ufata mikoro ubigishe neza tuzakora tape tugenda tubigisha. None abakiriya bawe urabategura neza gute kuzabigisha abakunzi ba Karima TV abakunzi ba Futures Unit 7 uri kubategura gute? nimba bakunze iki kiganiro twari turi gukora bakaba bumva bashaka kumenya ku bumenyi ufite nimero se kubaha nimero ikindi cya kabiri bagakora subscribe ikindi cya gatatu bagashyiraho commentaire and share. Ibyo birakenewe cyane kugira ngo tubone ku kiganiro twagiranye na keke ko mugikunze nemugikunda turabona ibyifuzo byanyu kandi ibyifuzo byanyu ni nko kubipa tuzatubibakorera sibyo? None keke umeze neza hari uburyo wamera nk'uhaguruka gato tukareba guhaguruka yego aho ni sawa birashoboka ko wareba n'inyuma gato mera nk'ufata ikanzu yawe turebe gutyo aho ngaho ni sawa mera ndabizi mera nk'unama gato uri kureba ariko kwa runo ruhande rwa hano rwa hano gutya muramubona neza murabona ko zagweda zifite simbizi urihuse hari akandi kantu wagiye gukora ongera guke gatoya reka ngufashe iyi mikoro fata agakanzu kawe ukazana imbere gutyo fata kwa kundi wari ukazanye n'icyo ku ruhande gutya yego kuri kanzu nyine ugaragaze ko igufashe gutyo ko igufashe hindukira urebe inyuma ongera ufate neza yifate noneho mera nk'uzunguza bareba abakunzi ba Karima barabibona abakunzi ba Karima murabibonaho nuko barobesha ubutahaza bari gukora no gutwika tukakongora tugatambika tukazamuka mu gihe abandi bamanuka kumanuka biroroha twe tuzazamuka murabona uramukunzi wanyu nta kindi kimushyira imbere ya kamera no kugira ngo abigishe musobanukirwe uburyo gahunda zimeze uburyo ushobora kunyongera umugabo uburyo ushobora kunyongera ukayicaraho uburyo yoza imashini kagenda gacya pana baba ningo bajya bapfubye mashini akomvaza bya bindi bya mico ngo ni imodoka kareka nge mvuze imashini nyine imashini se nameze yinjira mu hundi nako ngo sakwe gisakoze ngo kirantamira ariko ntikinjomba amenyo ntikinanduma ubwo simbizi nimwe mubizi aho ni commentaire
nizo dukeneye. Muramubona uyu mukobwa ni umwari ariko azi ibintu bigendanye n'imibonano ku rwego ruri hejuru. Nukuri ndababwise ukuri ko nanjye numiwe ubutaha azaba ari ugukongora tuzamuka muri gurumana. Sibyo? Saa dutwika gute? Saa dukongora tuzamuka ariko kumanuka ariko biroro byose. Kumanuka biroro wangu, kuzamuka nibyo burabe bikaze. Azamutse urabanuka. Mwabyumvishe ngo nabyiceka ngo niba wazamutse ugomba no kumanuka. Ubwo no kujya gute ngaranyo uzi kunyonga. Akira mikoro bana. Ninayi kwamba amajwi numvikana. Ubutaha nibyo bazabasha kubona. Ubutaha uzabika ukuntu banyonga. Uzabika ukuntu umuntu aryama ku mboro. Nako kuri dik. Oya ne uriga twamba kuvuga mu ndimi zose kugira ngo n'abatukurikirana bumva ari ibiki tuvuga. Nubwo biba byanditse mu ndimi zitandukanye baba babisoma hasi ariko tubivuze yego wangu. Yego biremewe. Mwamonye ko no mu ndari zero. Cyo cyana kirahiye. Uyu mwana aroroshye. None kugira ngo worohe niko wisanze cyangwa urundi buryo wakoresheje? Niko wisanze. Wumva uroroshye. Ariko se abantu bose bakurongoye baravuga. Umuntu kurongo yose akubwira ngo uroroshye. Yego. Yego. Naho akagaruka. Nawe uzaze ngo nzazame kuzunu kuri kose. Bwose ngewe birancanze nifitiye nenye kubera ko nahuye na wa mugabo witwa Intama ankorera ishyano ariko nanjye wamunyereka rwose namurahiraho twenikaga nkamunywesha ikizo nkamunywesha amakashi. Kumva ukuntu bimeze nkamunywesha inzembe n'intsindano. Niko uzamase ko nako nzaze ko uzaze. Ahe namara kandagiye nzatuma heguka. Hazeguka. Yego. Reka duse naho wenda twiyongeza iminota mikeya ko ndabona bamba barambwiye ngo abakunzi ba Karima ndetse na Futures bohereje message cyangwa se ubutumwa bugufi baravuga ngo mudufashe mwongereho iminota. Mu byukuri nk'abantu nk'abakobwa cyangwa se abantu bajya kurungurana bataracinyeyo cyangwa batanyara bundi biterwa n'iki kuba umukobwa atanyara. Babishya ibintu bazaze imbere ku buryo babikoramo. Ako nakantu mbibiye hibanga. Ariko ngo nta mukobwa utanyara ngo bitega n'ukuntu bamutegurira. Nibyo koko? Oya. Babaho bitwa bande? Bamukagatare. Yesu. Nese iryo jambo ninjye warizanye. Oya ryari n'abasekuruza bacu. Nanjye navutse mbisanga. N'abavutse usanga bamukagatare. Kwari bari uburwayi. Kandi wabavura. Oya. Wabarangira. Ariko wabarangira aho bavuze. Se bakwivuza. Niko bameze. Ariko njye numva kuyindi binyamakuru ngo njye numva kunyamakuru ngo baravura bakabibongerera. Ntabwo nakwamamaza ibyo binyamakuru nibyigomane cyetse n'ibida amafaranga. Cyazajya kwishakisha. None ngo ariko hari n'abahungu batazi ngo kurongora nibyo. Batabizi neza. Barahari. Kubyo shaka kurongora ukumva neza. Mu buzima bwawe twavuze ibiryoshye. Tumwiri akayagiye. None hari wabigeze guhura biraba. Yeho. We ntaho mwigeze guhura ngo ashyemo nk'iminota 10 bararangiye. Ubu se nkawe ugeranyije kurangiza mu minota ingahe? Ndaza gutangira kujya nyibara nzagaruka ubutaha nyisi. Uraza gutangira uyibara ubutaha uzagaruka uyizi. Mwabyumvishe bakunzi ba Karima TV Rwanda, bakunzi ba Futures Net 7 bazagaruka batubwira n'iminota ushaka kumara ukora imibonano. Ikumva ubwo biranurira. None bari abantu babahungu barongora nyine bakangiza babagiriye none. Oya bazajya kwivuza. Bivuga cyane. Bazaje? Bazaze mbafure. Bazaze bavura. None ndumva umuganga kandi ugiye gukora umuti ku bijyana wose uzabavuye neza. Ariko ibyo ari byo byose ushobora kufite ibanga ryihariye kuri wowe. Urarifite? Rirenze. Neza? Cyane. None nta mitonywa se?
gahunda yawe ni karemano yawe karemano wisanze uryoshye ariko se koko nawe Imana yaransize bajya bavuga ngo buriya ngo umuntu yaryoshye ngo aba yarakuniye kuri aritari ngo cya yarakunyereka Imana wowe wakunnye wereka indi nababeshya ni ibintu Imana ikwihera Imana ikwihera ukumva uraryoshye ukumva ibintu biranurira muri wowe abantu bakubwira turaryoshye ukumva ko waje ugenda ukumva kuryoshye kwe wakabiri mu ryoshye ukumva n'abantu banyuzeho barakebutse ko cya gikorwa kiraryoshye gutya cyane ubu ukumva baragusifuye Imana iba yarakwihereye ukumva arakwaka nimero ukumva nawe ukisanga warisanze uryoshye cyane nk'urugero watwereka se rugaragaza umukobwa uryoshye n'amarori nakabanga n'ingaruka bazabibona ubwo byo nakagaruka wamba barukarubeshaho gatoya abakunzi ukababwira uti umukobwa uryoshye umurebera n'ingaruka zaza byose ndikwebereka none nk'umukobwa gukora imibonano n'umukobwa waciye imyeyo ari we munyarwandakazi cyafite umunyarwandakazi cyangwa se yaragiye mu rubohero no gukorana imibonano n'umuntu usiramuye n'udasiramuye udasiramuye ndetse n'usiramuye wumva batandukanira njyewe udasiramuye nawe turahura ntabwo murahura uko watangiye gukora imibonano tuyikorana n'umuntu usiramuye ariko se hari abantu bavuye ku isilamu bamaze nk'ibyumweru 2 hari n'abamaze n'imyaka nk'icumi ntabwo nabasha kubimenya umva imborera iyo bari ntabwo nabasha kubimenya zose ziryoha kimwe hari abagira imboro ngufi n'abagira ndende ziryoha kimwe biterwa n'ibyo ukunda wowe ukunda iki njyewe ubuzima bwanjye bwite ukunda iyihe ntabyo uvuga ntabyo mvuze ibyo se kwenda ukunda n'ikirere nkajya kunaguza koko nako cyangwa ushaka kumenya kugira ngo nawe uzi oya nanjye naza ariko nese sindi umutipe bigize ibanga bigize ibanga bigize ibanga nuvuga ngo n'udasiramuye ntimurabonana ntabwo turabona nawe uze kumunshakira nzamugushakira bampaye n'ikiraka mwabyumvisha abakunzi ba Karimati uzamafaranga testingeho numva uko bimera subscribe hasi aho ngaho like commentaire ndetse ushye no kuri kakazogera muri rurimi rw'igifaransa ni s'abonner shyiraho s'abonner kugira ngo filime zacu ndetse n'ibiganiro tujyana n'abastar ujye tubibona ku muntu wa mbere nta wundi muntu urakireba none keke ibintu byose ko numva uri kubigira bwite bwawe mwa hari ibintu byibanga nawe nashaka kuvuga uyu munsi reka kwanza mbanze ntegereze uwo nguwo umushi mu testing ubundi nzagaruka mbibabwira uzaga kubivuga hari uburyo ngo bwo gutereka amaso gaterekira igiti amaso kitakiva mu byacu akumva nyiraguwe neza mutima nawe ibyo nibyo ukora erega abantu bakunda bitandukanye ushobora no kuyatereka ntakubona ako yatereka akaba hari undi wakubonye nyine n'ibyo ako se nk'ubu wayatereka ute ko mbona igihe twari tuvuganye nahoze mbona wayateretse mu gihe cyose nareba ubwo bugiye kuri bandi ni ngo narashize ngo narashize kubwo ndataminduramo ngo nashize ubwo niko bimeze none gukunda inzara ndabona ufite inzara zisize neza n'iminwa wasize neza ndabona winamikiye neza mbese uri icyana kiryoshye uri igikobwa kiryoshye mbese no kureba arabona koko ya gahunda ariko imeze sibyo ariko kucyukunda kwimakiya ndetse n'inzara ndende uratubwira impamvu yegereze mikoro ngenda bikunda urabikunda gusa cyangwa nuko bikugira ukundi ntago bingira ukundi kuntu kuko ndiwe ntago byahinduka yamba bikunda nyine nkunda gusa neza kunda gusa neza none hari turashaka kugira ku musozo tugasoza imibonano mpuzabitsina hari kuba umuntu yakujya hejuru posteri waki mbese n'iki ari no kunjya numva ngo akinyuma nagake wowe ubyumva ute hari ahantu
kuryamaho cyangwa se kutakuryamaho mukicara hari positeri nyinshi. Wowe mu buzima bwawe ukunda iyihe positeri? Uri kwitekereza? Memwe hanganye kubera yuko mba nzi nyinshi ndacyari kuyiga numva ibiryoshye kurenza ibindi. Ngamunyumvire kweri namwe mutegereze twumva iryoshye yishireho twumva ari wayibagiwe zose zirakuryoha sanze zose zinurira nabyumveshe zihanurira bakunzi ba Karima TV cyangwa se Karima Films Rwanda, bakunzi ba Futures Net 7. Uyu ni wa mukobwa Keke, noneho ubutaha azaza abivuga byose abigisha neza, ndetse n'ijwi ryanjye ntimuzigera muryumvamo. Azaba ari kubibigisha neza kuva ku munota wa mbere kurinda ugera ku munota 60. Bizaterwa n'ibyifuzo byanyu, uko muzabitwereka ko mubikeneye nibwo natwe tuzabikora. Kwifuza kwanyu ni nko kubipa, icyifuzo cyanyu ni nko kubipa. Keke wabyumvise? Icyifuzo cyabo ni nko kubipa. Bakora iki kuri yicano? Wadaido. Bakora iki kuri yicano? Nakagaruka. Shaka nakagaruka.